Akenshi dukunze kumva ijambo imihigo cyangwa guhigura. Iyi gahunda y'imihigo ikaba ireba buri munyarwanda wese. Mu karere ka Kirehe muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2022-2023, akarere ka Kirehe kasinyanye imihigo na Perezida wa Repubulika. Mu mwaka w'ibihumbi 2022-2023, akarere ka Kirehe twahize imihigo 102. Muri iyo mihigo 102, imihigo 20 ni imihigo y'iterambere ry'imiyoborere myiza, imihigo 24 ikaba imihigo ijyanye n'iterambere ry'ubukungu, naho imihigo 58 ni imihigo y'imibereho myiza y'abaturage. Iyi mihigo ukuntu twayesheje muri uyu mwaka, twayesheje ku kigero cya 99%. Bimwe mu bikubiye mu mihigo y'uyu mwaka harimo kongera umusaruro kuri hegitari ku bihingwa byatoranyijwe, harimo ibigori, umuceri, imyumbati, ibishyimbo na soya, hakabamo no guhinga imboga n'imbuto z'ubwoko bwose. Akarere ka Kirehe ni akarere keza kandi kera imyaka inyuranye. Ni akarere ariko gahura n'ibihe by'izuba ryinshi bishobora gutera igabanuka ry'umusaruro. Niyo mpamvu imishinga yo kuhira ishyizwe imbere, hatanzwe moteri zuhira ku buso buto, ndetse hakorwa icyanya cyuhirwa hakoreshejwe imirasire y'izuba. Aka gace ni agace gakunda kubamo amapfa cyane. Aho dutangiriye gukoresha aya mazi rero, tubona hari byinshi yakemuye. Nka sezo A twahinze ibigori, mu mpera za ibigori bigeze igihe cyo guheka bishaka kuma, twifashisha aya mazi tugiye kunatubona imyaka ireze rwose, abantu turasarura nta kibazo. Ubundi twahingaga sezo ebyiri, A na B. Iyi sezo se ntabwo yabagaho, basanga duhinga sezo A na B, abaturage bagahita bicarira. Ukicara bya bindi wahinze muri ya sezo A na C, ugasangura A na B, ugasangura bikoresheje muri ekonomi z'urugo, ugasanga bibaye bikeya kubera ko buryo urugo ingo zikenera ibintu byinshi, ugasanga ya mikoro aragabanyutse. Ariko aho duteguriye sezo C, nabyo ubona ko hari ikintu bizatwongerera, kwa kwirirwa umuntu yicaye ubusa arera amaboko, ubona ko abantu babirirwa mu mirimo yabo bavuga ati nabura aya mahirwe tuyabyaza umusaruro. Abaturage b'akarere ka Kirehe bahawe inka muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda, bishimiye ko nabo batangiye kugerwaho n'ibyiza byazo. Ntarayibona, naburaga nta fumbire nabonaga. Kubona ifumbire byari bingoye, nta hene nari mfite, nta ntama, ariko aho inka imariye kugera hano muri uru rugo, ni ukuri nagize iterambere. Ubu ndafumbira urutoki rwanjye, nshyira ifumbire mu ikahwa, ni ukuri ubu ngubu bimeze neza, ndanezerewe. Amata bwo ntagira byara, ariko ifite amezi makuru, ubu nizeye ko nzanywa amata n'umuryango wanjye. Ndashimira Perezida wa Repubulika wampaye inka, ni ukuri nimara kubyara tukanywa amata, n'ubu ngubu iyo umuntu ayirebye mu kiraro aranezerwa kumva arabyibushye, ni ukuri. Akarere ka Kirehe muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2022-2023 kakwirakwije amazi meza kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza, bityo abaturage begerejwe amazi meza bivugira ibyiza bakesha kwegerezwa amazi. Twavomaga muri kilometero yose inarenga, kandi akaba ari umusozi uhanamye, kandi ugasanga ni umugezi uhuriraho imidugudu irenga 6. Ubwo rero ugasanga ni ingwano kubera n'amazi yabaga ari make, nta kuba yarayoboye neza abakoze ngaba ari muri rubine neza. Rero ugasanga aricyo gituma usanga abantu barimo banarwana, ariko kubw'ibi ngibi tumaze kubona ko rwose igihugu kimwe kidutekerereza neza. Ni ukuri iyo tudafite amazi nta suku tubona mu kubaka. Iyo tudafite amazi twavomaga kure, amazi ugasanga ivido ihagaze 2.5. Ubwo rero mu by'ukuri dushingiye ku bw'aya mazi tugiye kujya tubona amasuku, usanga abantu barakora amazu yabo, usange rwose n'abantu baramesa nta kibazo, usanga abantu bakeye. Rero twajyaga duhura n'imbogamizi yo kutagira amazi, bikatubana ikibazo gikomeye, ugasanga abana ntibameserwa, ariko ubu ngubu ibintu bigiye kugenda neza. Urebe utubuvuke kandi n'isoko idakama y'ubuzima n'iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu akarere ka Kirehe kubatsa amarerero azwi nka ECD. Ababyeyi bafite abana mu marerero bishimira ko babonye amarerero azafasha abana babo kunoza bupfura n'ikinyabupfura, ndetse no kunguka ubundi bumenyi. Ikintu cya mbere ECD yafashije abana gukanguka mu bwonko. Nk'ubu umwana wanjye afite imyaka 5, yiga muri ECD ya 2,
hari iya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, ariko umugejeje aya nabaye wa gatatu mu gihembwe gishize, azikora kuri rimwe kugeza ku 10 akabyandika, azi kuva kuri I akageza kuri A akabyandika, icyongereza nacyo arabara akageza ku 10. Twebwe ikintu dufasha ni ukuba dusigaranira kandi kabigisha ubumenyi nk'ababyeyi, ugakora ntabwo bufite nta mpungenge, aho uzi ugahura n'umwana mu rugo wawe ukamufasha, ukabona rwose ICD ni nziza. Nk'ubu iyo batanize ubona rwose ababyeyi babangamiwe. Mu burezi busanzwe uyu mwaka wa 2022-2023 usigiye akarere ka Kirehe ibyumba by'amashuri 12. Ese ibi byumba bije gukemura ikihe kibazo? Iyo twiga ducucitse ntago tubasha, wenda ugasanga abanyeshuri ntago tubasha kureba ku kibaho, ntago ugasanga ubushyuhe wenda nko muri iki gihe cy'izuba ugasanga ubushyuhe ni bwinshi, kuko batwubakiye nk'ibindi byumba bishyashya byadufasha nk'uko kwiga hari izuba ugasanga abana turatandukanye, cyangwa ugasanga umwana mugufiya cyangwa twese turi bamwe bari imbere, ugasanga nyine byadufasha mu myigire yacu. Hubatswe kandi amashuri y'imyuga mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ireme ry'uburezi mu bijyanye n'imyuga. Mu by'ukuri iyi TVET cyangwa se amashuri y'imyuga icyo agiye kudufasha nk'urubyiruko, agiye kuduha ubundi bumenyi twe dufite. Nk'ubu ngubu nanjye ndasoje kwiga, ariko urabona ikibazo gihari amashuri y'iki gihe urarangiza ukaza ukicara utakiga imyuga bikarangira n'ubundi ukomeje kudindira. Ariko iyo tubonye nk'izi TVET zije uraza, ubu nkanya nsigaye nsudira muri iyi minsi, ubu hari ibindi bintu umuntu aba agikeneye nko wenda nko kwiga igisenge, amafaranga agakomeza kwiyongera n'ubumenyi bukiyongera, umuntu ntakomeze gutega ababyeyi intoki ababwira ati mpa amavuta gira gutya, kandi uri umuntu ufite ubushobozi bwo kuba wabyishakira ugakora abantu ugatera imbere. Uri kubona nk'ubu ngubu kuva hano Musaza wenda ukajya kwiga mu yandi mativeti za Rwanteru za Kayonza za Ngoma, urumva byafataga urundi rugendo rero, ariko ubu ngubu byoroshye, umuntu ago yatere metero nka zinga aba yageze aha ngaha bitamugoye, nta byo gukoresha amatike cyane. Twebwe nk'urubyiruko ubusanzwe nta kazi twari dufite, kubona akazi byatugoraga, ubuzima muri rusange bwari bugoye, ariko ino TVET ubwo yaje turaje twige gusuka, kudoda, gusudira, noneho niturangiza twiteze imbere tuzagere iyo tuva niyo tugera. Mu karere ka Kirehe mu rwego rwo kwita kuri gahunda z'ubuzima hubatswe poste de santé, abaturage bakaba bishimira ko bagiye kujya bivuriza hafi. Kazikene kuko aho twivurizaga hari kure, hari igihe n'ababyeyi bajyaga kwa muganga bakabyarira mu nzira, bizadufasha rero gucika kubyarira mu nzira kw'abagore cyangwa mu mudugudu. Iyi hagiye nyine umwana arwara indwara y'igikatu ifatiyeho kugenda bikatubera ibibazo, ariko kubera ko ari hafi umuntu azahita agerayo vuba. Mu karere ka Kirehe kandi uyu mwaka usize hubatswe amazu meza y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu mibereho y'ubuzima bwacu busanzwe ntago twari tubayeho neza mu rwego rw'imibereho y'ubuzima bw'inyubako, ntago twabaga ahantu hashimishije, ariko uyu munsi ahantu aho turi kwibona nanjye nkabona atari ngewe, ariko mu by'ukuri mbere na mbere ndashimira perezida w'igihugu utajya ukoreshwa n'imbaraga z'imyuka, ahubwo akoreshwa n'umwuka wera, kuko ubuyobozi bwe bwuzujwe mu rukundo ntago buvangiye. Imana imuha umugisha cyane, kuko ndumva iyi nteruro ari we yaturutseho. Iyi nzu igiye gukemura ikijyanye no kuvuga niba nararaga mu mbaraga zindya cyangwa se nkarara ahantu hadakwiriye, uyu munsi wa none iyi nzu ikemuye ikintu kiza cyane, no kuvuga ngo impaye ubwugamo bwiza ntanyagirwamo, aho nabaga nanyagirwaga, ubu ndaryamye ndatuje, ubuzima bwanjye bwose bugiye kuba heza, nanjye mere neza. Gukemura ibibazo bibangamiye abaturage muri uyu mwaka w'ingengo y'imari usize hubatswe amazu 193 y'abatishoboye, hasanwa kandi inzu zingana na 303. Nta nzu yari ihari, hano inzu nyine idashobotse ishaje, yari inzu imeze nka nyakatsi. Ubwo rero leta ibona bidakwiriye, baravuga bati uyu muntu tugomba kumufasha tukamwubakira inzu. Rwose n'uruhare rw'abaturage bashyizeho uruhare rwabo, babumba amatafari, leta iduha isakaro, murabona ko ari inzu imeze neza. Turashima Imana, dushima leta y'ubumwe, dushima ubufatanye bw'abaturage n'abandi bafatanyabikorwa bandi baba baradutekerejeho kugira ngo tugire imibereho myiza. Umuco wo gukorera ku mihigo umaze kuba mu budasa buranga imiyoborere myiza y'u Rwanda,
by'umwihariko urunana mu mihigo rugamije gutuma tuba intaganzwa mu guhiga. Niyo mpamvu muri iyi mihigo akarere kacu ka Kirehe kayesheje ku kigero gishimishije. Ariko muri rusange imihigo twayigezeho mu kigero cyiza kandi turishimira intambwe y'iterambere abaturage bacu ba Kirehe bagezeho, kandi tukaba dufite intego ko uyu mwaka ukurikira myinshi aho twagiye duhura n'imbogamizi hazakomeza ubukangurambaga kugira ngo nayo tugereho 100%. Abaturage, abafatanyabikorwa n'ubuyobozi, niturukomeza Kirehe yacu izabura ururembo rw'ibyiza by'u Rwanda.